bwira abakunzi bacu ukuntu muri aka kanya wumva umerewe. Ntabwo ufite ubwoba bwa Vava? Bameze ntabwo byabura, ariko bitewe n'amasengesho nasenze ndi kumwe na Yesu, ndumva nambaye imbaraga, nta kibazo na kimwe mfite, ndumva ntabwo bamfite deni. Oya tubizanire nawe n'abana. Oya ntabwo ngiye nta rukundo mfitiye, nta gahunda girana nawe Shangazi, tubyumvikane neza. Ndababwiye ngo mushaka mwana bisubizayo. Ikibazanye mu gifate mu genda. Mweza kugusura ugatutuza. Mudusura se ubuse n'urukundo ngo mfiti. Ndabazi. Ndabazi nawe ndakuza. Ubwo rero iyo mitwe yawe yose yagushiranye wiyemeje gufata no uyu nguyu. Nshakaho niba ari ibibazanye mu bifate mugende, ariko ngiye munsigira amakuru yanjye. Ubwo busengesho bwanyu amabibira muza mweteta nangaha ntabwo nabibatumye. Ntabwo nigeze mbibatuma. Ubu buryo uri kuza wizanishwa inkinga mu maso ntabwo ibyo ngibyo byankuramo ukuntu wanadukanyije n'umugabo wanjye tumaranye imyaka 3. Urifuza kugira ngo dusenge. Ntabwo bishoboka hano. Katugusenge ntabwo nkeneye amasengesho yanyu hano. Ntabwo bikeneye umva. Icyari cyo kuzanye si imyenda. Sinyane n'umwana. Ikintu wakoze kirenze. Nukumva hano tumaranye imyaka 3 ubonye Shangazi umunota uramukurikiye. Shangazi wari umuzi ubundi. Fata amavarisi yawe, enda, fata, gumisha ngo kuzanye n'umwana. Neza yo. Nundi munsi rimuzongera gutinyuka kukandira muri ino nzu. Nundi munsi hasoni. Rero nkuko musanzwe mubizi gahunda turimo y'amasengesho, gahunda turimo yo gufasha urubyiruko rukomeje kuguma mu isayo y'ibyaha, rukomeje kujya mu binyuranye n'umuco w'abanyarwanda, rukomeje kubaho mu bwigenge rutagira impano n'impanuro. Ubu rero twerekeje aho Zuzu na Vava babaga, tugiye gusura Vava ndetse n'urubyaro rwabo kugira ngo turebe uko Vava ameze, ariko ikitujyanye nyirizina ni ukujya kureba imyenda ya Zuzu ndetse no kuzana umwana we. Rero ubu ngubu nibyo niho tugiye kwerekeza ubwo mutureba muri iki gitondo, ariko turabasuhuje mwese sashimwe kandi mukomeze mugubwe neza muri Kristo Yesu. Turabakunda cyane. Zuzu nawe hari icyo babwira abakunzi batuzubake TV, nezerwa bumva umunyenga wo muri Yesu Kristo. Ndabasuje cyane mu izina rya Yesu, Yesu ashimwe. Babwira hingura. Oya nacyo navuga gusa kuko ndishimye, nta kibazo na kimwe mfite, ndumva mfite umunezero wo muri Kristo. Nanjye ndishimye kubera ko twaraye tuganira. Yego meze neza, ndashimira abantu bose bangiriye inama, ndashimira abantu bose bansengeye, ndashimira abantu bose muri rusange banyeretse urukundo, ndabashimira cyane Imana ibahe umugisha. Bahweme kumba hafi kandi ntago bahwema pe, barampamagara, baranyandikira mu message, baramvugisha, barankomeza. Ndabashimiye cyane Imana ibahe umugisha. None se Zuzu urareba ko tugiye kugenda, ntabwo ufite, urabona tutari burya ingume bimeze bite? Wapi nta kibazo mfite, ndumva nyine ndi kumwe n'Imana, nta kintu turi no muri kumwe nanjye ndi kumwe nawe turi kumwe, nta kintu twaba mu izina rya Yesu. Aradushyiramo ingumi ndakurahiye. Nakubwira ngo komeza inkunga y'amasengesho irakenewe, nukuri kandi ntiwibagirwe gutekereza Zuzu ndetse no gutekereza Vava. Ntabwo navuga ngo ndagukamira mu kitoze kuko burya iyo umuntu ataragira ku gafime kava ku maso abagifite yanguye Satani akomeza kubohesha bayo. Urabona ko noneho arasetse, twaraye duseka, nanjye nasekejwe n'akanyamuneza wari ufite, byanezeje cyane kandi nishimye. Waraye untereye story ndaseka. Yarantera stories z'ubuzima. Yaraye yatura ibintu byagenze neza, arambwira araruhuka. Inshuti yanjye wowe utaratura gujye hari uvuga uti ngewe nabigenzaga ntya nabikoraga ntya, ariko uyu munsi imeze gutya. Nawe mami aho uherereye turagusuhuje, nawe waraye unezerewe, turagusuhuje cyane mama Zuzu. Imana iguha umugisha, turagukunda cyane kandi nawe warakoze gukomeza gusenga, ntabwo wigeze ucika intege. Nawe kandi ndakwifuriza amahoro y'Imana n'imigisha ituruka ku Uwiteka. Imana yo mwijuru, Imana igira neza izabane nawe. Abakunzi ba Zuzu, abo bakuranya, abo bareranywe, namwe turabasuhuje cyane. Abakomeje kumuhamagara, abakomeje kumwitaho, abakomeje kumutekereza, Imana ibaha umugisha kandi inkunga y'amasengesho irakenewe cyane. Mu by'ukuri tugitunguka mu marembo kwa Vava
ntago mbizi gusa nyine ndifata ndikomeza. Niwikomeza se we ntiyikomeze turagira dute? Oya buriya rega hagati y'abantu iyo umwe ari hejuru umwe bagomba kuba hasi. Rirasengesho dusenze urabona hari cyo riri bumare riramugera? Rirakimara cyane kuko nje nizera Imana cyane kurusha ibindi byose. Kandi n'ibyo byose byabaho nta kintu nge biri bumbwire pfa kuba ntapfa kandi niyo napfa najya mu ijuru. Nta kibazo mfite. Reka dukomeze urugendo, ni karibu ngwino mukozi w'Imana. turakomeje twerekeje mu rugo kwa Vava. Birabibyuya ntibiba amaraso, turagenda tubagezaho urugendo rwacu ko ruragenda, ariko namwe nababwira ngo ndabizeye kandi ndabakunda, nzi ko murakomeza kudusengera. Imana yo mu ijuru ize gukomeza kubana natwe kandi tugende imbere n'ukuri tuyigende inyuma. Reka rero tujyane n'umukozi w'Imana, katujyane na Claude wabashije kuva nawe mu byaha uyu munsi aranezerewe. Reka tujyane na Claude kugira ngo agende aganira na Zuzu. Vava Yesu ashimwe. Urumva kugera mu rugo urumva bimeze bite? Dore ko ngiye Butare njya kureba umudamu wanjye, nafite ubwoba mvugana arankubita mvugana ndahera hehe njyayo. Urumva bimeze bite? Urumva nta kibazo ugiye kuzana imyenda yawe n'umwana wawe, urumva bimeze bite? Se twira abakunzi bacu ukuntu muri aka kanya wumva umerewe. Ntabwo ufite ubwoba bwa Vava? Numva meze ntago byabura, ariko bitewe n'amasengesho nasenze ndi kumwe na Yesu, ndumva nambaye imbaraga, nta kibazo na kimwe mfite, ndumva ntabwo bamfite den. Byiza rwose, ariko ngiye Butare byari imbaraga zikomeye cyane, nanjye ndumva nyine ariko gusenga, iyo usenze byose birashoboka, ntabwo biba byoroshye, ariko iyo arimo gusenga Imana ishoboye byose. Nagize ubwoba rero nyigenda nkavuga nti se Mana yanjye ndatunguka Butare ko abantu bari banzi ko nari nambaraga ndi umugabo, mfite ubwoba muri ngewe ngo ikintu cy'icyo byageze no ngombwa ko nshaka gucika shangazi. Ndahagarara mbwira imodoka ngiye kwihagarika, ngiye kwirukanka ariko umutima urambwira ati subira mu modoka nta kibazo, humura nyine imitima yari ibiri. Wowe urumva ntago buducike mu nzira? Oya nje nta kibazo mfite, ntabwo mfite, nta kibazo cyo kunjye byisabye shangazi. Rero ndumva nta mpamvu yatuma niruka, kuko nta mpamvu, kuko ari njye wabyisabiye. Rero nta kibazo mfite, ndi kumwe n'Umwami Yesu, nta kintu ndi bube ndatekereza gutyo. Nukuri bene data, Imana irakomeye kandi Imana itanga imbaraga, ntabwo biba byoroshye, ariko hamwe no gusenga hamwe n'ijambo ry'Imana, nukuri Imana ishoboye byose. Imana iguhe umugisha, dukomeze urugendo, nukuri kandi mfite icyizere Imana irashoboye. Imana yabashije gukura muri biriya ikaguha imbaraga, ibintu byose irabishoboye. Ese mbere ukibiri muri rasiyo y'ibyaha na n'iyi saha wavuyemo, ubuzima urimo wumva bimeze bite? Shushanya tubwire itandukanyirizo, diferanse irimo, uko wabwira abakunzi bacu badukurikiye itandukanyirizo ririmo hariya n'ubu ngubu kumeze. Biratandukanye cyane, kuko urumva iyo uri mu nzira y'agakiza n'inzira y'ibyaha urumva bitandukanye. Inzira y'ibyaha nyine uba uri mu byaha, nta mahoro, nta kindi kintu utekereza atari ibintu bibi gusa, ariko iyo uri mu nzira y'Imana, uri mu nzira y'agakiza, uba ufite amahoro y'umutima, uba umeze neza, nta kibazo na kimwe ushobora kugira uri mu nzira y'agakiza. Nukuri
inshuti zacu duhe Imana icyubahiro. Imana ni nziza. Uyu muvandimwe ndaga ku munsi wa mbere tuganira ntabwo yabikozwaga, ntabwo na Imana yahabaye yenda kudukubita dukora debate tuganira tumusengera twatakambira Imana. Ni ukuri bene data, gusenga bikingura ijuru. Gusenga ni byiza, gusenga harimo imbaraga, harimo gushobora, harimo gushobozwa. Najya ndi mu cyuma mbwira Imana, mana ubwo bari abakobwa azavamo gakizwa tuzagushima. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero ni ukuri gusenga ni byiza. Uyu mukobwa yaje kuzadukubita tumusengera, we na mugenzi we badusuye bose bavuga ati mukizwe musanga Imana. Ubona atabikozwa, ubona abantu batwawe n'isi rwose, wavuga iby'Imana ukabona wapi ntago wabyitayeho, ukabona ntibishoboka, ukumva ntibikunda, ukumva ntibabikozwa, bakavuga ngo twarasaze, ngo twataye ubwenge, ngo twatwaye imitwe, ngo ni imitwe, ngo ni ibiki. Ariko nshimye Imana kubw'uyu mukobwa, amasengesho twakoze ntabwo yapfuye ubusa. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ahiri byumve rwose, ni ukuri ihabwa impundu ahiri. Imana iratangaje, Imana ni nziza, Imana ifite imbaraga. Ntabwo byoroshye rwose abantu bakinsha gusenga, murekera aho ngaho. Gusenga harimo imbaraga, gusenga harimo byinshi. Abavuga ngo nukubeshya, ngo nubwesikoro, ngo ni iki, nabo bazaze babikore bariko byakunda. Ibi ntabwo babyoroshye, ntabwo ari imikino. Mureke Imana ikore, mureke imirimo y'Imana igaragara. Igihe ni iki, hari igihe Yesu azaza mugire ngo ni imikino, mugire ngo ni bya bindi ni yayandi, mugire ngo ni bya bindi nka mwavuye mu byaha cyangwa tukakorera Imana mukagira ngo ni imikino, mukagira ngo ni brage. Shuti zanjye murekera aho ngaho dukorera Imana, mutava mu myanya twe tukayijyamo. Ni ukuri abakomeza gusenga musenge, muze tujyane tujye mu bwiza bw'Imana, dukorera Imana twese ntawe usigaye, tuve mu byaha. Dore ko ijambo ry'Imana rirambwira ngo kuva mu byaha niko kujijuka. Ni ukuri nibyo koko, nibyo kuva mu byaha niko kujijuka. Kandi ngabiringiye Uwiteka Imana bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Ni ukuri rero muze dukorera Imana rwose ntawe usigaye, kandi Imana iguha umugisha. Wafashe inzira nziza, nduwa mbere rwose nkubwiye ngo courage. Nanjye abana ndi umugabo ushima Imana, ntibyari byoroshye. Nanjye mvuga nzabigenza gute, nzabaho gute, ese bizagenda gute, ariko Imana arahabaye. Kuva nakizwa sindaburara, sindabwirirwa, sindasabiriza. Bagenzi banjye bandga iminsi ngo ejo zaza amezi agiye amaze kwika ari menshi, kandi urakunda umugabo ushima Imana. Ndi umugabo rwose ushima Imana kandi ndashikamye, n'abandi bazaza. Ni ukuri kandi nze watangiye ni nziza, ngo dukora umurimo w'Imana, tubwirize, tubwire abantu kuva mu byaha, mbese dukora Imana. Imana iguha umugisha. Turava mu bwiza tujya mu bundi. Amen. Komeze dusenge. Vava ndabona hari ikimana izakora, nawe rega zaza. Yagiriye neza Zuzu, ntizananirwa kugirira neza Vava, kuko na Vava nawe nubwo mwumva ngari gusenga kugira ngo Imana imugirire neza, naje gusanga atarimo kwibagirwa mugenzi we, nawe ari kumusengera kugira ngo Imana imwiyereke nawe imugenderere. Rero ndagira ngo mbabwire yuko Imana igira neza kandi Imana izabikora. Imana izabikora. N'abariyo, n'abakiri mu burezbiyen, abakiri mu butinganya, abakiri mu byaha, abakiri mu bujura, abakiri mu buteka mutwe bwose, Yesu yiteguye kubabarira, Yesu yiteguye kubagirira neza. Yesu ni umunyembabazi kandi Yesu agira neza. Ni ukuri Imana yo mu ijuru, Imana ishobora byose bashoboze, kandi bane natwe mu rugendo dutangiye, mu rugendo turimo, kugira ngo dusange yagendereye Vava, nabize kumugirira neza kandi muturisha umutima, ntagire inabi, ntazane ibyo kurwana, ntazane ibyo kubabara. Ijara ari manuka cyane, mwabonye ko yantunganyije, avuga yuko ufite izindi imbaraga, ariko Imana imugirire neza. Nuko Imana ize kudushoboza, ize kubana natwe.
yemwe abahana dore ye ngoro mwizanishijwe ibintu ariko akomera n'abakunda ako sinago mujye mucika intege Yesu ashimwe ntago mujye mucika intege ngoro mwizanishijwe ibintu ngo biki n'ibiki ibize mubizanye kumara iki hano uje kugusura Yesu ashimwe muje kunsura ibyo nibyo bibaturungukije kana nanjye ngo muje kunsura ngewe hano Yesu ashimwe nta bufasha bwanyu nagusabye shangazi wowe cyane cyane wowe urabizi gute ubundi kubishaka gukomeza wikurana we nazuzu nizere yuko mukomeje ariko Yesu ashimwe oya ihangane n'ukuri nizere ko ubwo ibise nibicuzanye ubizanye kubera umwana ngo wazuzu oya tubizaniye nawe n'abana oya ntago ngiye nta rukundo mfitiye nta gahunda ngirana nawe shangazi tubyumvikane neza ndababwiye ngo mushaka mwana bisubizayo ikibazanye mugifate mugende mweza kugusura ukatutuza mudusura se ubuse n'urukundo ngo mfitiye tuza ndabazi Imana iragukunda ndabazi nawe ndakuzi ubwo rero iyo mitwe yawe yose yagushiranye wiyemeje gufata no uyu nguyu none se korode ntumuzi ukuntu Yesu yamugiriye yamugira neza uramutinga yamugira neza iki boate zitinze gufungura niko nakubwiye nta soni ndabazi shaka nta kintu waza kumbesa ahangaha nta soni ngana soni wifatishijwe imiceri amavuta uza wenda kuyobewe ubuse tubwiye ko urukundo rukuzanye none se ugira ngo azabisubiramo ntabwo azabisubiramo yabivuyemo tuza tuganire wifatishijwe ibitabo by'indirimbo n'amabibiri yawe uraje ureteze tuza ngwino gahunda bitanye namwe nta kintu kindi muze mukora ibyo ibibazanye mugende none se nshuti yanjye ntabwo uje gusura abana gusa nawe nje kugusura turagukunda ntago wansura shanga urabizi ko nta rukundo ngirira nawe urabizi neza ko nta gahunda ngirana nawe nta rukundo biri hagati yanjye nawe ikikuzanye rero sinkizi uri kumva wowe uragira ngo ni umwana wasuze wenyine ndabizi nyine nicyo kikuzanye none se namutaje mushoreranye namufate mvira aha mugende ariko nta kindi wamusuhuje ntabyo kumusuhuza n'iki se musuhuza n'iki ukoze ko Imana igukunda ibyo mu bijyanye ku ruhande ariko ntabwo ibyo ngibyo mubisubizaho oya uzi ko Imana igukunda dore ubwo rero nawe wavuze abandi bavuga ariko wambabariye kuko oya nsubirayo cyangwa ibyo bitabo bifatishijwe nawe mu Bibiliya ntabwo wemera ijambo ry'Imana ntabyo ijambo ry'Imana mbabarira kurumbabarira Imana izagusanga izagusange n'ukuri Imana izagusanga umva ndababwiye ngo mukore ibibazanye mugende nta n'amagambo menshi mfitanye namwe nta kibazo tuzanye twari tuje nasuza ariko mwasi nk'umuntu mwabanye musuhuzamo iki ariko hari gahunda mfitanye nawe wabwira gusapa nta kintu numva ari gushaka kumva ntacyo namubwira nzi ko numva adashaka kumva mana yanjye nese shangani muzanywe n'iki hano ikintu kituzanye twari tuzanye amata y'umwana tuje kureba abana uko bameze ntabwo zuzu yabaho atari kumwe n'umwana ikindi cya kabiri twari tuje no kureba imyenda rero ubona ko yambaye ubusa ikindi cya gatatu nari nje kugusura nanone ibyo byo kunsura byo bivanemo vuga ibindi ariko ibyo kunsura bivanemo ubwana iki nawe se shanga ubu hari ikintu tutaraganira nta byo kuganira nawe nta cyiza cyawe nta rukundo rwawe shanga nta kintu ngiye mvugana nawe mukora ibibazanye nyine ntabyo ngusaba niba aje gutwara izo myenda niyo abana nafate agende nta kindi ubwo se ndeba igihe cyose shanga amaze agiye urumva waramufasha uramutwara uri kumva uramujyana umuntu twe tumara imyaka 3 yose shanga tubana mu nzu agatinyuka kansiga ngo hejuru y'amagambo yawe hejuru y'amagambo yawe agatinyuka agafata umwanzuro kansiga umuntu tumaranye imyaka 3 uri kumva imyaka 3 kuko ari myinshi urumva icyizere umuntu aba yaragiye yahaye umuntu kukingana umuntu arifashe arantaye gutyo gusa byoroshye urumva no muntu kuko nagira gute koko akuzuzu nta nubwo utekereza nta nubwo uryama basi ngo utekereze wakwihanganya ukareba ko ibintu urimo ko nawe nyine ugahumuka ko ari cyo gahumuka none ubwo urumva warahumutse kuko kuri kumwe na shangazi ibiki se ntabwo ari kumwe nanjye ahubwo ari kumwe na Yesu oya shanga koko nta nubwo ujya uryama we ngo ugarame ibibazo ngenda kubaza imyaka 3 yose tumaranye nta nubwo ujya ugaraba ngo utekereze basi ukana gutya byoroshye bikakorohera ukagenda ukumva biragushimishije ntabwo ujya n'Imana babarira nawe ko babarira bura nk'utwo tugambo ndakuzi nakubwiye ngo tegereza boate zifungure iyo ubona nsubira iwanyu hasanga umudamu n'abana nge barashaka aze kunsura iwanjye uzajya nusure kurota iyo ni imitwe yanyu mamubeshye ubwo rero usigaye uri kugendana amabira n'ibitabo ngo warakijwe ukizwe iki mu Rwanda ngo abantu bavuga we ntuvuge hano
asona abantu baravuga nawe ukavuga nifuza ko Imana Cece izagusanga hari kagenda. umunsi Imana Doka izagusanga pare. nzagusengera kandi Imana yahinduye umva numva shanga ukamufata ukamujyana gutyo gusa byoroshye Ntabwo namujyanye rega. Oya we yakiriye umwami Yesu. Urumva yarakijijwe. Urumva? Akijijwe nge sinamujyanye. Niwe wahisemo amahitamo ye turasenga kuko nawe kandi ugomba gusengerwa kandi turifuza gusengana nawe. Ako vava wacishije make. aha shanga sinzi ikintu nshakaho nyamara sinzi ikintu nshakaho niba ari ibibazanye mu bifate mugende ariko ngiye munsigira amahoro yanjye ubwo busengesho bwanyu ayo mabibira muza mweteta nangaha ntago nabibatuma ntago nigeze mbibatuma ubu buryo uri kuza wizanishwa inkinga mu maso ntago ntago ibyo ngibyo byankuramo ukuntu wanadukanyije n'umugabo wanjye tumaranye imyaka 3 narakubwiye ngo wowe nzarinda mpfa ngi kuzimu narakubabarira Ambabare vava nese ko wanyemerera kukubaresha nga turabanzi burundu bibaye byiza wagenda ukabaho kwawe nanjye ngabaho kwanje mukagenda nyine mukagumana nkuko mwagiye mukandekera amahoro yanjye nizere ko kuri umunsi ari uwanyu kuko ndizera ko nta kindi kintu kizabagarura muri uru rugo ntago mbakeneye tugusengeye dukora umurimo w'Imana none se ubu rero turashaka wamuhereza umwanya agafata ibintu bye cyangwa se niba wabimuha oya nabyihe afate neza n'umwana we bagende mu mahoro ariko ntimuzongeye kungarukira hano nundi munsi nizere ko ari ubwanyuma nta kindi kintu muzongera kugaruka mwitwaje nizere ko ari ubwanyuma kabisa ariko ngewe nzajya nkomeza nzi gusura kuko ntabwo nanga abana wowe bishobora kuba utaranyiyumvamo ariko nzajya nza gusura umwana nze kureba uko mumeze nawe ngusure kandi ndakomeza ngusengere vava n'ukuri ndagukunda nubwo ushobora kumva yuko wenda ukavuga ngo mfite ibishuko ngiyo bandebye mu maso ubu se we ko wandebye mu maso ko tuganira nizihe mbaraga nkoresha zatuma utazi nuko muzi nyine ngenza amayeri yawe ashoboka narakumenye nabashije kumenya mbere y'abandi kandi ngewe ikindi ntago ndi umuntu uhuzagurika mu mutwe iyo ndi ku kintu mba nyiriho ntago meze nk'uyu nguyu uhuzagurika umeze nk'inzanga ngo bamubwiye ngo byagenze gute umuntu utinya abantu ngana nkawe umuntu akifata akava mu bintu tumaze imyaka turimo hejuru y'ubugambo bw'abantu abakobwa babana mu nzu bakora ibyangwa amaso y'Imana wowe nta no kujyana isoni se ziki wowe ko wabikoraga byaguteraga isoni kandi na uracyabikora ntabyo mwe ko yambikora sinazana umudamu wanjye n'abana ngo tubane bikora hese sinabikora ikindi cya kabiri Imana irashoboye icya gatatu ko Imana ishoboka birashoboka icya kane urumva nawe ndazi ko byanga bikunze Imana yahinduye kode ngiye bavuga wowe inambaga amakanzu uranzi ngira gute ndi umugabo ushima Imana uzazi wanjye urebe ndubatse nubwo nubwo mwango ndanonda ubakaze bivuga ko batagutera nawe ugatera bakandongora neza none mu kibuno mbere hose se ko nabikoraga ngo kugira nateye umugore n'abana nyine barabona batari kuko wari gushakisha amafaranga none wabasubiyemo amafaranga se wagira ngo mbambotinga amafaranga ntabwo arahari nta narabonaga hakuna kintu yamariraga najyaga mu organization mbarizwamo bakojyaga batera nkunga dufasha baduha amafaranga kadusenga Imana kandi musenga ibyo musenga nyine nibibareba ngiye ntabwo nabuza gusenga musenga ariko nizere ko ubwa mbere ubwanyuma muziye hano gutinya Imana koko gutinya n'Imana koko turifuza kugira ngo dusenge ntabwo bishoboka hano katugusenge ntabwo nkeneye amasengesho yanyu hano ntabwo bikeneye umva icyari kikuzanye si imyenda sinyene n'umwana arabyara kaze mufate mwambike amafarisi yasohokana ntabwo nabatumye kuza kunsengera hano ubu usengero adoreje ngoyo wowe urareba ugasanga wari wansengera uratigizwa nawe wansengera nta n'ugutekereza ko Imana Imana se ubwo nawe mwiteretsaho mwoyo mitweni muri mama waba yari abazimu babuzemo abantu ubu nashaka iyo ngiyo ntabwo ari Bibiliya wajye egezayo ntabwo ngize batuma amasengesho hano ntabwo nabigutuma noneho nawe reka nawe ugatinya uhora wansengera wowe wansengera niba wansengera Imana yanjye amasengesho muyatware none se ngaho ugira icyo sinzi niba hari icyo wa basi vava mba nkubwiza ukuri ndakwinginze basi niba hari ikosa naba naragukoreye wenda mu gihe twabanye ndakwinginze umbabarire ariko ndagahura gushashwa ikosa twabanye mu gihe twabanye ikintu wakoze kirenze nukumva hano tumara imyaka 3 ubonye shangazi umuntu tumura mukurikiye
shangazi wari umuzi ubundi uzanyipfa kweteta inyuma y'abantu utanazi warangiza ukazumbwira ubusa ceceka zuba barira ufatishwe ibyawe Ako unatuza basi. Fata amavarisi yawe enda fata gumishwa akuzaniye n'umwana n'undi munsi rimuzongeye gutinyuka mukandika muri ino nzu n'undi munsi nta soni uraza mwegezwaho n'ubwo bubiriya bwanyu n'undi munsi ibi bitabo byanyu bijya mubijyana mitumukane muri iyo mihanda yanyu abasimu gusa rero wowe shangazi ufite umutima w'umukara wagize ugatinyuka ukaza kwambara wowe guje ku rusengero umuntu utinyuka agatandukanya abantu urwo rusengero n'urwaye rusengera iyo mana ni iyahe n'undi munsi ntuzongeye kugarukira hano tegereza nkusanire umwana birakaze buretse neza ni ukuri umuntu agomba gusenga ntabwo nzi ikintu umuntu yakora ubusa umuntu azakora iki koko nta bazimu gusa buzuye aho ngaho nta kintu yewe yesu reka dutegereze turebe ko tuzanira umwana izere ko nta n'ikindi kintu muzagaruka gufata abangaka bibi bwa mbere n'ubwa nyuma ibi bwa mbere n'ubwa nyuma pe mwumvira hano ushi mugenda genda noneho nkawe we nta n'ikintu baravugana nawe nta soni uraza mwebwe mwivugisha umugabo mugende nizere yuko mutazagaruka n'undi munsi ntimuzongere ko bareba no gusenga tutisengesheje kuro urabyumva ute wowe ntabwo byoroshye nyine satani yagufashe yagufite wawumva udahangarwa urinda korwaho nta kibutinya ntutinya nyine wawumva mbese nanjye nabashije kumirwa ntabwo byoroshye mwabibonye udatinya imana tuba kwa musengera ushyiraho bibiliya akirukanka akavuma akatuvuma ugati tugusengera ati wapi mugende abantu benshi bariho rwose batazi ko imana ibaho batazi ko bibiliya ari ijambo ry'Imana batazi ko ikibi kibaho ukigira mu isi umuntu akigira mu isi yiwe akikora ibyo yishakiye ntiyumve ko imana iriho ariko nshuti zacu ni ukuri abantu murabizi ko imana ibaho byo wakora byose byo waba urimo byose ujye umenya ko imana ibaho mwabibonye rero ko satani ari umugome satani ni umukara agufata umutima akakwambika rinete akaguhuma amaso neza ntubone ko ejo uzapfa ntubone ko ugomba gukizwa ntubone ko ugomba gusenga ntubone ko ibyo urimo ari bibi mbese akaguhafata umutima neza zuba muntu mwabona gute koko mbonye ari biteye ubwoba afite abadayimoni benshi cyane barenze abanjye nawe mfite kera ntakizwa ariko ntabwo byoroshye mwabanaga gute buriya mwabashaka kumvikana nk'umugabo n'uko mwabanaga mugashyira hamwe cyangwa n'ubundi mwari mwashwanye n'ubundi byari bimeze muri rusange umva njyewe ntabwo byari bimeze nabi imbere nabibonaga nta kibazo afite ariko niba ubu ngubu byaragenze gute nabonye afite ukuntu yahindutse afite ikintu sinzi ikintu yabaye uva namubwira ko mbivuyemo ntabwo sinzi ikintu yabaye yahise ahinduka undi wundi ntabwo kandi imbere twaricaranaga tukanasenga nyine tukavuga ku bintu by'Imana ariko ubu ngubu ukumva nyine arabyumva afitemo agatima k'umuntu ariko ubu ngubu mbonye yahindutse ukundi kuntu sinzi ikindi kintu kimurimo nanjye kuko numiwe byanyumije nyine uko byabumije nanjye niko binyumije ariko ubwo nyine nta kundi turakomeza dusenge tumusengera Imana yo mu ijuru tumushyire mu maboko y'Imana turebe ikizamukorera kuko ntabwo bisanzwe pe ko gusenga harimo imbaraga zikomeye cyane ibyo byo nta muntu utabizi nawe rwose ninjiye mu nzira y'agakiza azumva amahoro mu mutima
azumva ameze neza cyane. ariko ni byiza kuko ushobora gufata umwana wawe ugiye kumutwara umuha uburere bwa kibyeyi ndene kuzakura nawe ugasanga yagira imbazi za kibyeyi wari kuzasanga umwana wakuze agasanga abana uriya mukobwa mugenzi wawe akabikurana nawe bigasanga ni ikibazo byangije umuryango wawe. ni ukuri Imana yo mu ijuru, Imana y'amahoro iguha umugisha wahisemo neza, kandi nibyo niyo mpamvu na bagenzi bacu basigaye iriya bakora biriya bintu bagomba gukizwa. Ese wumva ufite icyizere kuri uriya mushuti wawe azakizwa? Ni ukuri kubw'imbaraga z'amasengesho, kubw'imbaraga z'Imana bizagenda neza. Njye mfite icyizere cy'uko azahinduka agakizwa. Ntago yaba yarangiriye neza ngo we ntimugiriye neza, kandi Imana ikunda umunyabyaha ahubwo yanga icyaha. Imana y'amahoro, Imana y'urukundo, intambwe watangiye nakwifuriza gukomeza twafashanya, twakomezanya urugendo, twakorera Imana, tugatanga ubutumwa bwiza, twasoma ijambo ry'Imana. Nabara bumva ko byarangiye niko bameze, ntabwo twabaseka cyangwa tumwe ngo bintu bacinka amabere. Nanjye ndabyuka ku munsi wa mbere shangazi nashiraga isoni, natukanaga, nagiraga amagambo menshi, ariko nshimye Imana ko Imana igende yakoze ibitangaza, ikagugabanyiriza amagambo, ikaguha icyo kuvuga, ukamenya kuvuga mu mbere y'abantu, ukamenya kuvuga iby'Imana yakoze. Nuko Imana irahambaye, kandi Imana n'ibisigaje kuzakora izabikora. Shanga uriya muntu wowe amuvuga wiki ko nanjye nabonye izo badayimoni benshi cyane? Bantu b'Imana ntabwo ashobora kubibabwira. Nanjye natanga ntabwo bashije gusaka agatwenge kwanja guseka. Umva hari naho guseka se amenyo abona agatayakuramo. Reba ukuntu adusanjije akatugarika nkanswe. Araho umuntu aseka, araho numiwe nakuye ingofero. Nuko nakijwe nabyumve, nuko imba n'umudamu wanjye ntabyumve. Mbega umukobwa, mbega umugore, mbega umugore. Jewe buriya namurebye asohotse ndavuga ntagiye kuzana umuhini. Avuga ni mu izina rya Yesu, mbona Zuza atangiye kureba nk'ipusi, arebera hasi, ndavuga nta ariko se we kumuzi ajya arwana. Byoroshye no gusenga cyane. Abantu nk'abari ababaho batumva ko Imana iriho. Ni ukuri shangaza aka kazi ntabwo koroshye, ariko na Yesu umunsi azaza ntabwo bazamwemera ko yaje. Yesu azabikora nibahumure. Twe tugume ku mavi gusa, n'abakunzi batuzubake ku TV mugume ku mavi musenge. Ni ukuri nta kimana idashoboye. Yagiriye neza, yatugiriye neza, yagiriye neza abandi. Ni Yesu rega yaje kureba umunyabyaha, ntabwo yaje kureba icyaha, yaje gucungura umunyabyaha kugira ngo ave mu byaha. Rero nababwira ngo nimugume ku Mana, mugume musenge, kandi byose nta kitazashoboka. Yesu adutegeye amaboko, yiteguye kutwakira. Ngaye nguko rero urugendo rwacu ni urunguru, kandi tuje amahoro. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro.